Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mw'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Mbere y'umunsi mukuru wa Pasika, Yezu amenye ko igihe cye kigeze cyo kuva kuri iyi si agasanga se, uko yagakunze abe bari munsi abakunda byimazeyo. Nuko nimugoroba igihe bafungura, Sekibi akaba yashize mu mutima wa Yuda mwene Simoni Iskariyoti igitekerezo cyo kumugambanira. Yesu azirikanye ko se yamweguriye byose, ko yaturutse ku Mana kandi akaba ari yasanga, niko guhaguruka ava ku meza. Yikuramo umwitero we, afata igitambaro aragikindikiza. Nuko asuka amazi ku ibesani, atangira koza ibirenge by'abigishwa be, akajya bihanaguza igitambaro yari akindikije. Aza kugera imbere ya Simoni Petero, maze Petero aramubwira ati, Nyagasani, aba ari wowe unyoza ibirenge? Yezu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntiwabimenya, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, ntuzigera na rimwe unyoza ibirenge. Yezu aramusubiza ati, ndamutse nakogeshe ntuzagira umugabane hamwe nanjye. Petero aramusubiza ati, Nyagasani, noneho si ibirenge gusa, dore n'amaboko ndetse n'umutwe. Yezu aramusubiza ati, uwiyuhagiye nta kindi aba ashigaje kitari ukoga ibirenge, kuko aba yisukuye wese. Namwe murasukuye, ariko si mwese. Yarazi neza uri bumugambanire, bituma avuga ati, mwese ntimusukuye. Amaze kuboza ibirenge no gusubizamo umwitero we, asubira ku meza arababwira ati, aho mwumvise ibyo maze kubagirira, munyita umwigisha na Nyagasani, ni koko muvuga neza kuko ndi we. Ubwo rero mbogeje ibirenge, kandi ni Nyagasani n'umwigisha, namwe murajye mwozanya ibirenge ubwanyu. Ni urugero mbahaye, kugira ngo uko nabagiriye abe ari nako namwe mugirirana ubwanyu. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.